Nshuti mukunzi w'umurongo wo kwezwa, ariho Kwezwa Channel, reka nongere nguhe ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi tugiye gukomereza hamwe amahame shingiro kuri kwa Bibiliya, aho turi kurebera hamwe ihame ryerekeranye n'Imana mwana, akaba ari mu mbumbe y'amahame adufasha gusobanukirwa Imana. Nkuko ubushize twari twabashije kurebera hamwe kamere ebyiri za Yesu Kristo, ndetse tukaza kubona uburyo yari Imana muntu. Uyu munsi tugiye gukomeza turebera hamwe kamere muntu ya Yesu Kristo itarangwamo icyaha. Mbese iyo kamere yari iteye ite? Nkurarikiye kugira ngo ukurikire iki kiganiro. Mwibutse ko uwo muri kumwe ari KAYISHEMA Joel. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe ko rikomeza kutwubaka mu gihe turindiriye ubwami bwawe. Ufashe buri wese ukurikiye iki kiganiro kugira ngo akugireho umugisha, kandi bidatinze buri hafi kwerekanwa Imana tuzabashe kugusanganira. Dufashe kugira ngo Kristo watambwe ku bwacu, ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, Imana atweze aduhindure ko abahungu n'abakobwa barindira ubwami bwawe, ubwo azerekanwa twe kuzamuhunga, ahubwo tuzavuga tuti nguri wo twategereje tuzana agakiza. Ibyo ushaka bihonore n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Urukundo rw'Imana yacu nta muntu warurondora, rusakuzi ikirere cyose rugera no munsi y'isi. Abantu bose bacumuye bacunguwe na Yesu, umwana we wese wahabye yaramwicunguriye. Mbega urukundo rutangaje rutagira urugero, abera bazaruririmba ibihe bidashira. Kamere muntu ya Yesu Kristo itarangwamo icyaha. Twabonye ko Kristo yarahuje ubumana n'ubumuntu. Ni Imana 100% kandi akaba umuntu 100%. Nyamara ntabwo yigeze mu gucungura umuntu no kuza kutubera urugero, ntabwo yigeze akoresha ubumana bwe, ahubwo yagombaga kugaragara nka Adamu wa kabiri. Aho Adamu wa mbere yatsindiwe, Kristo wakatsindira. Intege nke zagaragaye muri Adamu, icyo cyuho cyashyizweho na Adamu, Kristo yaje kugira ngo akizibe. Uwo mworera wabonetsemo we abashe gushyiraho ikiraro kiwambuka kugira ngo umuntu atsindishirizwe yongere agere ku muremyi we aho Satani yamuvanye. None rero mbere yuko twinjira mu bijyanye na kamere muntu ya Kristo itarangwamo icyaha, hariho abantu bibaza, ndetse benshi bagiye bavuga batese buriya Kristo yagombaga gucumura. Byarashobokaga yuko yacumura, ariko mu by'ukuri Kristo kubera ko yari yambaye ubumuntu, yari yambaye uyu mubiri, yavukiye amezi 9 nk'iyo izindi ndazivukira, ndetse yaronkejwe nk'uko impinja zonswa, yaragaburiwe, yarakuraga nk'uko abandi bana bakura n'umuntu wese akura. Nuvuga ngo kugeza igihe tubwirwa ibyamubayeho ku myaka 12, igihe yazimiraga mu minsi mikuru ya Pasika, akasigara bazi ibibazo. Tubwirwa uko yagiye kuri Yorodani akabatizwa. Ntabwo Yohana yabatije umwuka, ahubwo yabatije umuntu ufatika. Yesu yari nkatwe rwose, yarasonzaga, yarananirwaga, yakeneraga amazi yo kunywa nk'uko natwe tuyakenera. Yari umuntu nkatwe rwose. Bibiliya iki tubwira twagiye tugarukaho, twakomeje no kuvuga ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyakora icyaha. Bityo rero Kristo yashoboraga gucumura rwose. Ibyo ngibyo ntihakagira umuntu wabishidikanyaho. Hari n'abantu benshi bagiye babyibazaho mateka Bibiliya, n'abantu ugasanga bavuga bati buriya reka da, bagasa naho babizana nkaho ari ikinamico. Aha rero icyo tugiye kwinjiramo cyane noneho ni ukureba kamere muntu ya Kristo itarangwamo icyaha. Mbese byari biteye bite? Birumvikana ko ubumana bwa Kristo butagiraga icyaha. Nta cyaha cyamubonetsemo, kandi ntabwo yigeze akora icyaha rwose.
ariko se kamere muntu ye yari iteye iti? Bibiliya igaragaza ubumuntu bwa Kristo nk'ubutaragiraga icyaha, niko Bibiliya ubwayo ibyerekana. Kuvuka ko kwabaye ikintu ndenga kamere, yabyawe biturutse kuri mwuka muziranenge nk'uko twabibonye, ndetse n'ubu ijambo ry'Imana rikomeza kubitwereka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 1:20, kuko niho hatugaragariza imivukire ye cyangwa se uko yageze ku isi. Nk'umwana w'uruhinja yavuzwe ko ari umwana w'umuziranenge. Ibi tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 1:35. Yafashe kamere muntu yacumuye, yishyiraho ingaruka z'icyaha, ariko ntiyishyiraho umunyacyaha. Wumve aha hantu hafurebyemwo ibanga rikomeye cyane. Yafashe kamere muntu yacumuye, yishyiraho ingaruka z'icyaha, ariko ntiyishyiraho umunyacyaha. Ni ukuvuga ngo ingaruka z'icyaha zose zageretswe kuri Kristo, ndetse ni nayo mpamvu tubona yahanwe igihano kigenewe icyaha. Yabaye umwe n'inyoko muntu uretse mu cyaha. Ni ukuvuga ngo yabaye umwe n'inyoko muntu, yari yambaye umubiri nk'uwo Adamu yari yambaye umubiri nk'urubyaro rwa Adamu rufite, ariko ntabwo yigeze yambara muri uwo mubiri wari umubiri wuzuye ibicumuro. Oya, avuga ngo ni umubiri ubasha gucumura, ni umubiri ubasha guhangana n'ibigeragezo nk'uko byabaye kuri Adamu mbere akiremwa. Nuvuga ngo yari atunganye rwose, bigeze igihe ubwe yishoye mu kibi, yahisemo kuva mu ruhande rw'Imana. Kristo rero nuvuga ngo hano yari yambaye umubiri, yishyizeho ingaruka z'icyaha, ariko ntabwo yigeze muri we abogamira mu kibi. Yabaye umwe n'inyoko muntu uretse mu cyaha. Nuvuga ngo ntabwo yigeze afatanya n'abantu mu byaha byabo. Yesu yagerageje nkatwe mu buryo bwose, ntiyakora icyaha. Yari umuziranenge utagira uburiganya, watandukanijwe n'abanyabyaha. Mu Heburayo igice cya 4:15 ndetse n'igice cya 4:26 niko habivuga. Nyamara tugomba kumenya iki? Suko atasangiraga nabo cyangwa ngo ajye mu ngo zabo cyangwa se uzanye nabo, suko atavuganaga nabo, ahubwo ngo ntiyafatanyaga nabo mu bibi byabo, ariko yabanaga nabo, yanababwirizaga ubutumwa, ndetse baramutumiraga akajya n'iwabo mu ngo zabo, ariko ntafatanye nabo mu bibi byabo, ahubwo akababera umucyo, akababera urumuri. Pawulo yanditse ko atigeze kumenya icyaha. Ibi tubibona mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abanyakorinto igice cya 5:21. Kuba ririya jambo ryarakomeje kuvuga ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Kuba iryo jambo kuba atarigeze kumenya icyaha, Petero nawe yemeza ko atigeze akora icyaha kandi ko nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke. Ibi Petero abivuga mu rwandiko rwe rwa mbere yanditse mu gice cya 2:22, kandi anamugereranya n'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, kuko mu gihe cy'ibitambo nkagombaga gutambwa umwana w'intama udafite inenge cyangwa se ubusembwa, kandi udafite amabara, ngo amabara avangavanze. Bya bigaragaza ibicumuro, icyasha kigereranya icyaha cyangwa se ibicumuro. Ikindi Yohana yaranditse ati nta cyaha agira ni intungane, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:5 kugeza 7. Reka aho tuhasome twumve icyo Bibiliya itubwira. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Muri verisiyo zindi bakoresheje muri ngo umuntu wese uguma muri we ntakomeza gukora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko wari umukiranutsi. Ukora ibyaha n'uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekanywe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Impamvu hano uyu murongo wa 6 ngo umuntu wese uguma muri we ntakomeza gukora ibyaha, nuvuga ngo uwamaze kumumenya, uwamaze kumwakira atandukanywa n'ibibi, aba yamaze guhindukira rwose. Ubutumwa bwiza bwamugeza ngo mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bibabarirwa. Noneho umaze kumumenya rero ntakomeza, ava mu bibi akagendera mu gukiranuka kubonerwa muri Yesu Kristo. Yesu yishyizeho kamere yacu mu buryo bwose, ariko ntiyigeze yangizwa na kamere ngo agwe mu cyaha. Yigeze kubaza mwamwumvaga ati ninde muri mwe unshinja icyaha? Yabajije abamukurikiye, hari ufite icyo ndega, icyo nshinja. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8:26. Igihe yahuraga n'ikigeragezo gikomeye yaravuze ati umutware w'iyisaraje icyo akora nta bushobozi amfiteho. Uwo yavugaga nta wundi ni Satani.
tubibona muri Yohana igice cya 14:30. Yesu nigeze ahengamira ku cyaha ngo yumve ashaka kugira ngo agikore cyangwa se agifitiye amashyushyu agihanga amaso akururwe nacyo. Oya, ntiyigeze akibogamiraho agihengamiraho cyangwa ngo agire igishinja muri we cyangwa ngo ararikire gukora ikibi, icyaha. Mu bigeragezo byinshi yahuye nabyo nta na kimwe cyamuteshuye ku gutunganira Imana. Ni narwo rugamba abantu b'Imana bamaze kwakira Kristo, kumenya Imana, bagomba kumenya babahanganye narwo. Tuba turi mu isi ariko duhanganye n'imbaraga za sekibi zigerageza kureba uko adukururira mu bibi, adukururira mu gucumura, agira ngo akuvane mu byimbo. Nta na kimwe Yesu yigeze yihana, nta na rimwe Yesu yigeze yihana icyaha cyangwa ngo atambe ibitambo. Kubera iki? Ibitambo byatambwaga n'abakoze icyaha bagira ngo biyunge n'Imana. Iyaba muri Bibiliya hagaragazaga ko umunsi umwe Yesu yigeze kujyana igitambo agiye kwitambirira ibyaha, ubwo ngubwo icyo ni igihamya cyagaragaza ko adashobora, atemerewe rwose gucungura inyoko muntu. Ubwo twaba tugiye kumera nk'Abayahudi bamwe bariho muri iki gihe cya none batemeye Yesu, bavuga ngo baracyarindiriye Mesiya. Abo rwose twajya muri icyo kiririsi tugakurikira uwo murongo kuko Mesiya bataraboneka. Ariko Kristo ntaho Bibiliya itubwira yuko yigeze yitambira cyangwa se ngo yitambire ibyaha. Ibyo nibyo tubona mu Heburayo ngo ntabwo dufite umutambyi mukuru umeze nk'abatambyi bakuru bagombaga gutambirira ibyaha byabo mbere yuko batambira rubanda, ahubwo we ni umutambyi mukuru ubwe witambye, ubwe witanze w'igitambo, igitambo kizima gishimwa. Ariko nta bitambo by'amatungo kuko niwe ntama y'Imana, niwe ntama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Nta bitambo by'amatungo yigeze afata ngo ajye gutamba ahongerera ibyaha bye. Mu gusenga kwe ntiyavugaga ati data mbabarira, ahubwo yaravugaga ati data ubabarire. Amen. Iyaba ari usenga avuga ati data mbabarira ibicumuro byanjye, ibyo byonyine byari bihagije kugira ngo bibe bigaragara ko atabasha gucungura inyoko muntu. Yewe no mu gituro yari guherayo ntabwo yari kuzuka ku munsi wa gatatu nk'uko byagenze. Gusenga kwe yaravuga ati ahubwo data bababarire kuko batazi icyo bakora. Mutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 23:34. Mu gushaka igihe cyose kuzuza ubushake bw'Imana, Yesu yishingikirizaga ku Mana, nk'uko tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5:30. Binyuranye n'inyoko muntu yangiritse, kamere y'iby'umwuka Yesu Kristo ni nziza kandi irera, izira icyitwa icyaha cyose. Byaba ari ukwibeshya ku bantu kwibwira ko yari umuntu nk'uko turi. Ni Adamu wa kabiri, umwana w'ikinege w'Imana. Ntibinakwiriye kandi kumutekereza nk'umuntu watwarwaga n'imbaraga z'ikibi, kuko twebwe ni ngo usanga kenshi tubogamira ku bibi, ndetse rimwe na rimwe tukajya tukibona twabigezemo. Nabahaye urugero rwo kuvuga ngo uko Adamu wa mbere yari ameze ataracumura, iyo mibereho y'ikiremwa muntu itari imibereho yamaze kubogamira mu cyaha, nguko Kristo yari ameze. Nubwo kamere ya kimuntu yageragejwe mu buryo bwose kimwe n'iz'abandi bantu bose, ntiyigeze agwa cyangwa ngo acumure. Muri we ntihigeze kubamo kugambirira ikibi mu ntekerezo ubwabyo. Buriya iyo tubona abantu bajyanaga ibitambo, nivuga ngo ijambo ry'Imana tubona ngo nuhagira umuntu ukora icyaha kitari icy'itumano, nivuga ngo ni ibyabaga rimwe na rimwe byaje no mu ntekerezo, ni ibyabaga bije bigwiriye abantu atari ibyo bateguye. Hari ibyaha bitegurwa ugasanga umuntu yagerageje no gushushanya avuga ati nzakora nzabigenza nzagenza. Ariko nivuga ngo ibyo ngibyo rero byo byabaga ari inkomaruguma bikomeye cyane. Yesu we n'iby'ibitekerezo bya bindi byo kubogamira mu bibi no kumva ngo bibyamujemo nta byigeze biboneka. Ibyo byaha ni nabyo Kristo yageranije n'imikungugu. Umutumwa w'Imana Yohana igice cya 13 abwira abigishwa ibijyanye no koganya ibirenge mbere yo bajya ku ifunguro ryera. Muzi ko Petero yavuze ati nunyoza ibirenge byonyine ahubwo nyuhagira umubiri wose. Undi ati oya, nintakoze ibirenge ntacyo duhuriyeho, kuko nvuga ngo ahandi hose muba muboneye ibirenge nibyo bifite ikibazo. Biriya birenge uriya mukungugu wagiranye ibyaha byo mu ntekerezo. Avuga ati ibyaha byo mu ntekerezo nibyo mukeneye kugira ngo mukurwemo, kubera ko mwamaze kubatizwa, mwarihanye, mwagaragaje ko mwahisemo umurongo muzima, mwagaragaje ko mukurikiye umukiza. Ariko hari ibyaha byo mu ntekerezo ari rugamba rwa buri munsi uko bukene uko bwije. Ubwo rero ari rwo rutabatekereje kibi, akeneye ko yongera kujya mu mazi muri Yorodani ngo abatizwe. Ahubwo nivuga ngo nukwihana yemejwe na Mwuka Wera, kandi ibyo ngibyo agapfukama imbere y'Imana kezwa. Nicyo kimenyetso kigaragara muri kiriya gihe cyo koganya ibirenge cyangwa se cyo gukurwa umukungugu ku birenge. Ni ibyaha byo mu ntekerezo. Yesu yagaragazaga ko icyo gikorwa ari igikorwa gikenewe cyane. Hano rero ngo nubwo kamere ya kimuntu yageragejwe uburyo bwose kimwe n'iz'abandi bantu bose, ntiyigeze agwa cyangwa ngo acumure. Muri we ntiyigeze
kubamo kugambirira ikibi mu buryo bwuzuye. Rero Yesu ni icyitegererezo ku nyoko muntu mu buryo bwo hejuru kandi butunganye cyane. Nta cyaha agira kandi ibikorwa bye byose byerekana ubutungane bwe. Mu by'ukuri yabaye urugero rutunganye rw'inyoko muntu mu kudakora icyaha. Amen. Nuvuga ngo yabaye urugero, nuvuga ngo yujuje ibyangombwa byose, afite ubuziranenge rwose butuma aba urugero, aba exemplaire, aba model, ariwe tugomba kugenderaho, kwigiraho. Musaza umwe niwe wanditse igitabo avuga ati tumwigireho. Nta wundi wo kwigiraho twabona ni Yesu Kristo. Abantu bakanga gusenga amabuya zaririmba urukundo rw'Imana yacu ntabwo ruroreka wacunguye bo mu isi bose ruzaririmba mbega urukundo rutangaje rutagira urugero abera bazaruririmba ibihe bidashira. Impamvu byabaye ngombwa ko Kristo ahinduka umuntu, Bibiliya itanga ibisobanuro byinshi kuri iki kibazo. Kuki Kristo yagombye kwambara kamere muntu? Mbese ni impamvu ki? Impamvu ya mbere, kugira ngo abe umutambyi mukuru w'inyoko muntu. Ibyo ngibyo byari uburyo bwo kugira ngo ahindukire abe umutambyi uri hejuru y'abatambyi bose bigeze bibaho. Nka Mesiya byari ngombwa ko Yesu yuzuza inshingano z'umutambyi mukuru cyangwa umuhuza w'Imana n'abantu. Tuzi ko kera abatambyi baberagaho kugira ngo bahuze abantu n'Imana. Kristo rero nk'uwaje kugira ngo abe umutambyi uhebuje bose, nk'uko tubona muri Zekariya igice cya 6:13 ndetse no mu Baheburayo igice cya 4:14 kugeza 16, ya magambo navugaga ibijyanye n'ubutambyi bwa Kristo, yagombaga kuza we arenze imibereho y'abatambyi bandi, utagomba kwitambirira ibyaha, ahubwo we ubwe yabaye igitambo, aba n'umutambyi kubera ko ari we wenyine wabashaga kuzuza iyo nshingano. Uyu murimo wasabaga kamere muntu, ntabwo yari kubikora ari Imana. Kristo yashoboye kuzuza ibi byangombwa. Rero yabashaga kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswa n'intege nke. Abaheburayo igice cya 5:2. Ni umunyambabazi kandi arakiranuka, kuko yashushanijwe na bene se kuri byose, nk'uko tubona mu Baheburayo igice cya 2:17. Ashobora no gutabara abageragezwa, kuko nawe ubwe yababajwe ndetse akanageragezwa. Ibyo tubibona mu Baheburayo igice cya 2:18. Ababarana natwe mu ntege nke zacu, kuko yagerageje nkatwe mu buryo bwose, uretse ko atigeze akora icyaha. Ibi tukabona noneho mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 4:15. Ngo uburyo bwose bw'ubuzima, ibyo duhura nabyo, duhangana nabyo, Kristo yahuye nabyo. Bityo afite ubudahangarwa ndetse afite n'ububasha bwo kumenya uburyo abasha kurenganura umuntu wese no kumukiza mu kaga kariko kose, bitewe n'uko yageragejwe mu buryo bwose. Ikindi cya kabiri, kugira ngo acungure ikiremwa muntu cyangiritse, kugira ngo agere ku bantu aho bari kandi acungure abatagira ibyiringiro, yafashe akamero nk'ak'umugaragu, nk'uko tubona mu Filipi igice cya 2:7. Nuvuga ngo yafashe urugero rwo hasi cyane, acishwa bugufi, kugira ngo n'abandi bumva yuko ari impezamajyo bari hanyuma nabo babashe kubona yuko umukiza bamwiboneho, bamone ko ari kumwe nabo. Ibi tubibona nk'igihe yaganiraga n'umusamariyakazi, havuga ati nta naho duhuriye kugira ngo wansaba amazi unyumvire nawe. Umuntu akageza igihe yumva ko yaciriweho iteka, avuga ati jyewe se dawe yamurambwira. Hari n'umuntu ubwira mwasuhuzanya mubwira uti Yesu ashimwe, ati mbabarira wowe kagira Imana we. Urambwira ngo Yesu ashimwe, se nanjye Imana iranzi. N'urugero, urumva umuntu yageze igihe muri we Satani amuteza kwiheba, akumva yuko na Yesu ubwe atamuzi. Ariko mwene abo bantu babuze ibyiringiro, bari ku rwego rwo hasi, n'abandi bintabwa, n'abari abarobyi abo bantu Yesu yahereyeho akababwira ati mwebwe nimuve mu mafi muze muzahinduka abarobyi b'abantu. Habaga ari abantu banena,
bavuga batabarobye abantu batize batigishijwe bahora bambaye imyenda batamesa bituma mu mazi mu mbabare nkoresha iryo jambo nta za tuwarete nta murobyi wabona agira tuwarete ahantu runaka reka da ababanye nabo cyangwa bababonye genera babonye bo bantu ukuntu babaho biteye agahinda. Yesu arangije ati nimuze rero mbahindurira imirimo nzabagira abarobyi b'abantu. Abo bantu kugira ngo ubujye kubona ubone nibo baje bakomanze mubiri wawe umbabarire muntu rwose wenda umwanya waba urimo wari wose ukurikiye iki kiganiro baraje bagusanze muri business zawe ya wibereye iyo ngiyo baje bati ngwino rero turaguhamagarira ubwami bundi buruta ubungubu ngwino. Yesu ati nzahabagira abarobyi b'abantu iby'amafi bivuye hati muze nzabagira abarobyi b'abantu. Urumva banagiye gukoresha abantu bo ku rwego rwo hasi b'insuzuguro, abantu b'ibisambo abandi baciriweho iteka bavuga bati aba bayogoje igihugu bagize bate kugezaho agera no ku munota wa nyuma agikora umurimo no kumusaraba igisambo kimubwira ati tuzanyibuka ntamubwira ati genda katsindwe iby'abandi wari yereka nawe ujye wabona. Yesu ati ahubwo ndakubwiza ukuri ko uwo munsi tuzabana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Yesu rero ngo nta numwe yigeze asubiza inyuma. Ikindi cyari kigenda no kugira ngo abashe gucungura abantu bose mu nzego zose, baba bakomeye baba boroheje. Hari abo yasanze yaganiriye nabo mu birori byabo kwa ba Simoni aho yari yatume bari abantu bafite ubushobozi. Hari abo yaganiriye nabo muri hekaru cyangwa se mu nsengero abashaka kujya gusenga, ndetse yagiye ageza n'igihe agaragaza ati rero harimo n'abatanga ibibasagutse ariko hakaba n'abakene batanga dukeya bitewe n'uko bafite, ariko Imana ibasha gushyira ku munzani ibyo umuntu wese akora hashingiye ku ntekerezo ze n'umugambi n'icyatumye akora icyo gikorwa. Yesu akagaragaza ko ijuru ryo rifite uko ribara ibintu by'abantu, ibikorwa by'abantu mu ndoro y'ijuru binyuranye n'uko abantu tureba, kugira ngo atange ubugingo bwe kubw'icyaha cy'abari mu isi. Kamere y'ubumana ya Kristo ntiyashoboraga gupfa. Kamere y'ubumana ya Kristo twabonye ko yari afite kamere ebyiri, iy'ubumana n'iya kimuntu. Bivuga ngo kamere y'ubumana ya Kristo ntiyashoboraga gupfa. Kugira ngo anyure mu rupfu, Kristo yagombye kwambara kamere muntu. Bivuga ngo yaba yaracunguye abanyabyaha cyangwa se akaza kudupfira, akaza gusohoza inshingano ubutabera bw'Imana bwasabaga kugira ngo umunyabyaha acungurwe. Iyo yaza yambaye ubumana ntibyari gushoboka, yambaye ubumana gusa, kuko nuvuga ngo kamere y'ubumana ntipfa. Bityo rero kugira ngo abashe gupfa acungure umunyabyaha, apfire abanyabyaha, kugira ngo anyure mu rupfu, Kristo yagombye kwambara kamere muntu. Yahindutse umuntu kandi yishyura igihembo cy'icyaha ari cyo rupfu, kuko ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 6:23 ngo ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. No mu Rwambere rw'Abanyakorino 15:3 yasogongereye abantu bose urupfu, nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 2:9. Yasogongereye abantu bose urupfu. Ikindi ni iki? Kugira ngo atubere urugero. Ntabwo ibyo Kristo yabikoze kugira ngo bigarukire aho ngaho cyangwa se azabe icyamamare yandikwe muri bya bitabo byandikwamo abantu bakoze ibidasanzwe. Woya, si icyo cyari kigenderewe. Kwari kugira ngo abere ikiremwa muntu urugero, kugira ngo yereke abantu uko bagombye kubaho nk'umuntu. Kristo yagombye kubaho ubuzima butagira icyaha. Nka Adamu wa kabiri yavanyeho ibinyoma bivuga ko umuntu adashobora kumvira amategeko y'Imana cyangwa ngo aneshe icyaha. Usanga rero hariho igihe abantu bavuga ngo n'abayuda byarabananiye, Abayisirayeli n'ibyabananiye, se wese uzahera. Ndagira amabwire twabonye hariya mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana havuga ngo umuntu wese uguma muri we ntakomeza gukora ibyaha. Ririya jambo nuvuga ngo ntakomeza, nuvuga ngo yaje kugira ngo agaragaze yuko umuntu wamaze kuba umuntu w'Imana ashobora kubaho adacumura. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko yamaze kwakira Kristo mu bugingo. Niyo mpamvu tubona Henoki ngo wakane guhere kuri Adamu yimuwe adapfuye ajya mu ijuru, agendana n'Uwiteka imyaka 300. Imyaka 300 umuntu agendana n'Imana ijoro n'amanywa. Ubitekereza ubyumve. Noneho rero Bibiliya yigarutse ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Kubera iki? Nuvuga ngo bamaze abari muri Yesu mbe muri bo nabo baye muri iki. Nuvuga ngo bamaze kugera muri Kristo Yesu n'abaraza tura muri bo. Noneho barangije babaho mu buzima bw'umudendezo, bishimira agakiza, bishimira kuba mu Mana. Ngo mwene abari muri Kristo Yesu ntateka bashobora gucirwaho. Aha rero Kristo yaje kugira ngo agaragaze ko abantu bashobora kubaho bahesha Imana icyubahiro kandi ntibagendere mu bibi. Adamu wa kabiri yavanyeho rero icyo kinyoma kivuga ko umuntu adashobora kumvira amategeko y'Imana kugira ngo aneshe icyaha. Yerekanye ko bishoboka ko ikiremwa muntu cyumvira ubushake bw'Imana. Aho Adamu wa mbere yatsindiwe, Adamu wa kabiri yarahatsindiye
kandi yatsindiye icyaha na Satani, bityo aduhindukira umukiza, anatubera urugero rutunganye. Kubw'ububasha bwe intsinzi ye ishobora guhinduka iyacu. Amen. Intsinzi ya Kristo ishobora guhinduka iyacu turamutse tubyizeye, twemeye kubyakira. Mu kumuhanga amaso, abantu bagumya guhindurwa kugira ngo base nawe, tugahabwa ikuzo rigenda ryiyongera ubutitsa. Ni ukuvuga ngo uko turushaho gutindana na Kristo, uko turushaho kubana nawe, uko turushaho kuganira nawe, ni ngo ubwiza bugenda burushaho kuba ubwiza busimburwa n'ubundi, icyubahiro cy'Imana kirushaho kuganza mu buzima bwacu. Noneho nkuko tubona mu rwa 2 rw'Abanyakorinto igice cya 3:18, umuntu w'Imana akagenda arushaho guhabwa ikuzo. Noneho ngo dutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizerwa. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu, nkuko tubona mu Heburayo 12:2-3. Mu by'ukuri Kristo yarababajwe, adusigira icyitegerezo kugira ngo tugere ikirenge mu cye, nkuko tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 21, ndetse no mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 13 umurongo wa 15, aho avuga ati nuko haye urugero namwe mujye mugira gutya. Kristo ibyo yakoze ni ukugira ngo atwereke, aduhe urugero, atubere icyitegererezo. Ntabwo yabikoze gutya gusa kugira ngo twumve yuko yarangije umurimo. Hari igihe Satani azana inyigisho, akazana ubutumwa bupfuye, avuga ngo rero ubwo Kristo yabirangije, ubwo byararangiye, twebwe twibera uko dushaka. Ntabwo ari ubwo bushake bw'Imana, se n'umugambi w'Imana yuko abantu biberaho uko bashaka, bakora ibyo bashaka. Ahubwo Kristo yakoze ni ukugira ngo atubere icyitegererezo, aduhe urugero. Nibyo Kristo avuga ati nuko rero nkoze ibi namwe mumenye ko ariko mugomba gumera. Inyanja zose z'abawino n'ijuru ryawe impapuro tukandikisha agati kose umuntu wese akandika urukundo rw'Imana yacu bakamenya zose. Ntabwo rwabo naho rukwirwa rusagutse ikirere. Mbega urukundo rutangaje rutagira urugero, abera bazaruririmba ibihe bidashira. Ikindi noneho guhuzwa kwa kamere ebyiri. Yesu Kristo yari afite kamere ebyiri, kamere y'ubumana na kamere muntu. Ni Imana muntu mu yandi magambo. Ni ukuvuga ngo Kristo ni Imana muntu. Wowe muvandimwe nkurikiye ubyumve, Kristo ni Imana muntu. Nyamara ntidukwiriye kwibagirwa ko guhinduka umuntu k'umwana w'Imana byerekana ko yishyizeho kamere muntu. Ntabwo ari Yesu w'umuntu wahindutse Imana. Ni ukuvuga ko uguhinduka guturuka ku Mana yahindutse umuntu, aho ko umuntu wahindutse Imana. Tubyumve, ntabwo ari umuntu wahindutse Imana, ahubwo ni Imana yahindutse umuntu. Igikorwa rero gituruka ku Mana kigana ku muntu. Nuvuga ngo niyo mpamvu ijambo ry'Imana ngo yisize ubusa, asiga icyubahiro, asiga indirimbo z'abamarayika, yemera guca bugufi, ndetse agira akamero k'umugaragu ndetse w'imbata, aza hasi. Ntabwo ari umuntu wahindutse Imana, ahubwo ni Imana ubwayo yaciye bugufi. Ndetse niyo mpamvu tubona yitwa ngo azitwe Manuel, isobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ni Imana. Muri Yesu izo kamere zombi zihurije mu muntu umwe. Mureke twite kuri ibi bihamya byo mu ijambo ry'Imana cyangwa se muri Bibiliya. Tugomba kubizirikana tukamenya yuko ari ukuri kwimbitse kugaragazwa n'ijambo ry'Imana. Kristo ni uguhuzwa kwa kamere ebyiri. Ubwinshi buterwa n'ubutatu bw'Imana ntibugaragara muri Kristo. Bibiliya igaragaza Kristo nk'umuntu umwe, si babiri. Amasomo menshi yifashisha kamere y'ubumana na kamere muntu, nyamara bavuga umuntu umwe. Pawulo avuga Yesu nk'umwana w'Imana, ashaka kuvuga kamere y'ubumana wabyawe n'umugore, bigashaka kwerekana kamere muntu. Nuko tubona mu Galatiya igice cya 4:4, Yesu nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo gugundirwa, ahubwo yisiga ubusa,
ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu ariyo igereranywa na kamere y'iki y'umuntu, nk'uko tubibona mu Bafilipi igice cya 2:6-7. Izo kamere zombi rero za Kristo ntizigizwe n'imbaraga zidasobanutse z'ubumana zahujwe n'ubumuntu bwe. Yohana avuga ko jambo, wa wundi jambo wahoranye n'Imana, yahindutse umuntu akabana natwe yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi Yohana akavuga ati twabonye icyubahiro cye nk'icy'umwana w'ikinege waturutse kuri se. Ibi tubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1:14. Aha noneho Pawulo agaza asongera avuga ati umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha yagaragaraga nk'umuntu uhetse ubunyacyaha bwacu, ariko atari kamere ye, atari ko ateye, afite ishusho ya kamere y'ibyaha. Mu Baroma 8:3 werekanwa afite umubiri, nk'uko tubibona muri none mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3:16, ndetse n'urwa mbere rwa Yohana igice cya 4:2, wavuga ngo iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana. Hari igihe rero usanga hariho bavuga ngo yaje ngo buriya ngo yari umwuka, ngo nukujijisha, ngo oya, ahubwo ngo Yesu yagaragaye mu isi ari umuntu, kandi aza yemeye gusiga icyubahiro. Ngo ni Imana muntu, yiyambuye ubumana, yemera kuba umuntu kugira ngo abone uko acungura ikiremwa muntu. Kwivanga kwa kamere ebyiri, Bibiliya ivuga rimwe na rimwe umwana w'Imana ikoresheje amagambo afitanye isano na kamere y'umuntu. Imana yiguriye itorero ryayo amaraso yayo bwite, mu Byakozwe mu gice cya 20:28, no mu Bakolosayi igice cya 1:13-14. Aha hose ni amasomo Bibiliya igenda agaragaza uburyo Imana yemeye gutanga kugira ngo itorero ry'Imana cyangwa se umuryango w'Imana ubashe kurokorwa. Mu Bakolosayi muri urwandiko Pawulo yabandikiye abasobanurira ibya Kristo n'igikorwa Imana yakoze, igice cya 1:13-14, haravuga ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima. Uyu yavugaga nta wundi ni Kristo, akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. 14 ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kwabarirwa ibyaha byacu. Urumva yaducunguje amaraso sa y'intama nk'uko twabigiye tubivuga, ahubwo ni amaraso ye bwite, kugira ngo tubashe kugira gute kwabarirwa ibyaha. Nanone ahandi yerekana umwana w'umuntu ikoresheje amagambo yerekeye kamere y'ubumana. Muri Yohana igice cya 3:13, niba ubasha kuba ufite Bibiliya ukurikiye iki kiganiro ubasha kuyikoresha tukagendana, kuko rino ni ishuri, ni ukwiga si ikibwirizwa. Ndetse turareba n'igice cya 6:62 haravuga ngo reka wenda sabe Edizo uturebere mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6:62. Uwo murongo udusomere. Ngiye ngiye kureba mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 3:13 haravuga ngo nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Urumva, nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Niho handi twabonye rero ngo Imana niyo yamanutse, niyo yahindutse umuntu, noneho ntabwo ari umuntu wahindutse Imana. Mbese Edizo wahabonye? Yego, reka mpasome. Yego. None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze byamera bite? Nuvuga ngo aho yahoze mbere ni hehe? Ubwo ni mu ijuru. Noneho tugiye mu Baroma igice cya 9:5 ho hatubwira ngo iki rero nibo bakomotse kuri ba sogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri, niwe utegeka byose, ni nawe Mana ishimwa iteka ryose, amen. Urumva hano haragaragaza Kristo ko noneho ari Imana. Noneho igihe Kristo yazaga mu isi yari yarateguriwe umubiri, nk'uko mu Baheburayo igice cya 10:5 habivuga. Igihe yambaraga ubumuntu, ubumana bwe bwatwikiriwe n'ubumuntu. Ibyo ntabwo bivuze ko ubumuntu bwahindutse ubumana, cyangwa ngo ubumana buhinduke ubumuntu. Ntabwo yiyambuye uko yarari ngo afate indi kamere, ahubwo yiyambitse ubumuntu. Nuvuga ngo icyo atakoresheje yasize ni cya cyubahiro n'ubuhangange no gukoresha ubumana mu isi. Niyo mpamvu bivuga ngo yari Imana muntu. Iri jambo ndumva ryumvikana. Ntabwo yiyambuye ubumana ngo bugiriya busigariyo ahinduka umuntu gusa, ahubwo ngo ni ubumana bwiyambitse ubumuntu. Bityo rero ubumana n'ubumuntu byarivanze. Igihe yinduraga umuntu niheretse kuba Imana, nta nubwo ubumana bwe bwakuweho ngo buhinduke ubumuntu. Buri kamere yari ifite ibyo yihariye, nyamara muri we niho hari kuzura k'Umana kose mu buryo bw'umubiri.
iyo havuga ngo muri we niho hagaragayemo kuzura k'Imana, si ukuvuga ko ari ukuzura kundi kwa mbere, ahubwo ngo ni ukuzura k'Imana mu muntu, muri uwo mubiri Kristo yari yambaye. Mu Bakolosayi igice cya 2:9, ubwo yari ari ku musaraba, kamere muntu ye niyo yapfuye, ntabwo ari kamere y'Imana, kuko ibyo bidashoboka. Nk'uko twatangiye tubibona, ntabwo Imana ipfa. Bityo rero ku musaraba icyabambwe, icyapfuye ni kamere muntu. Impamvu zo guhuzwa kwa kamere ebyiri, gusobanukirwa n'isano iri hagati ya kamere ebyiri za Kristo, bituma tubona mu buryo bwiza intego ya Kristo n'iy'agakiza kacu. Icyambere, kugira ngo yunge inyoko muntu n'Imana. Ngiki cyari kigenderewe. Umukiza ari we Imana muntu niwe wenyine washoboraga kuzanira abantu agakiza. Igihe Kristo yahindukaga umuntu ngo amenyeshe abizera ibya kamere ye y'Imana, yambaye umuntu. Binyuze mu maraso ye, abizera bashobora guhinduka bafatanya na kamere y'Imana. Nuvuga ngo babasha guhinduka bafatanya na kamere y'Imana bitewe nuko habonetse Imana muntu, ari we nde Yesu Kristo. Nkuko tubona mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2:4, urwego Yakobo yabonye mu nzozi rwa rundi abamarayika bazamukiragaho abandi bamanuka rushushanya Kristo, rutugeraho aho twaba turi hose. Yafashe kamere muntu kandi aba umuneshi, ku buryo natwe mu gufata kamere ye dushobora natwe gutsinda. Amaboko ye y'Imana yafashe intebe y'Imana, mu gihe ubumuntu bwe bwahobereye inyoko muntu bukaduhuza n'Imana, ari nako buhuza isi n'ijuru. Kamere y'Imana na kamere y'umuntu, ibyo bimaze guhuzwa, byatumye igitambo cy'impongano cya Kristo kigera ku ntego yacyo. Igihe cyose icyo gikorwa cyari kitaraba, ntabwo umuntu yari kwirata intsinzi cyangwa ngo abyine intsinzi ibonerwa muri Kristo. Ubugingo bw'ikiremwa muntu buzira icyaha cyangwa umumarayika ntibwashoboraga gukuraho icyaha cy'inyoko muntu. Umuremyi wenyine wungiye hamwe izo kamere zombi niwe ushobora gucungura no kubonera abantu agakiza. Dukwiye gushimira Imana iki gikorwa dukoreye, kuko nubwo ngo twarabo kuzimira, twarabo kurimbuka, ariko Imana iremera. Niyo mpamvu tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3:16 ngo Imana yakunze abari mu isi bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atanibuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Dukwiye gushimira Imana igikorwa yadukoreye kugira ngo umuntu bwe abutwikirize ubumana. Kristo yatwikirije ubumana bwe umwenda w'umuntu, asiga mu kanya gato ubwiza bwe n'icyubahiro cy'ubwami bw'ijuru, kugira ngo abanyabyaha batarimburirwa imbere ye, ahubwo babashe kugumya kubaho. Ubwiza n'icyubahiro by'ijuru yabaye nk'ubyiyambuyeho kugira ngo abantu baticwa nabyo. Nubwo yari Imana, ntiyigaragaje nk'Imana. Ibi tubibona mu Bafilipi igice cya 2:6-8, kugira ngo abeho anesha. Ibyo byashobotse bite rero? Ubumuntu bwa Kristo bwonyine ntibwari kuba buhagije ngo bube bwakwihanganira ibishuko bikomeye by'umwanzi Satani. Yabashije kunesha icyaha, kuko muri we niho hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri, nkuko twabibonye mu Bakolosayi igice cya 2:9. Kubw'uko Kristo yishingikirizaga gusa kuri se, nkuko tubona igihe yagaragaza ko ubushake bwe n'icyo akora cyose gihuje n'ubushake bwa Data wa twese, muri Yohana igice cya 5:19 n'umurongo wa 30, kimwe n'igice cya 8 umurongo wa 28. Ububasha bwe bw'Imana buhujwe n'inyoko muntu byahesheje umuntu intsinzi itagira umupaka. Imibereho inesha Kristo yagize ntihari isumbwe rye bwite wenyine. Nta bubasha bundi yakoresheje umuntu atabasha gukoresha. Natwe tubasha kuba twuzuye kugeza ku kuzura kose kw'Imana, nk'uko bigaragara mu Efeso igice cya 3:19. Bityo rero, binyuze mu bubasha bw'Imana bwa Kristo, tubasha kuba twagera kuri buri kintu cyose cyerekeranye n'ubugingo bw'Imana. Urufunguzo rutwemerera kugera kuri iyo mibereho ruboneka mu masezerano akomeye kandi igiciro. Kubwo amasezerano dushobora kuba twashyikira kamere y'Imana, tugasezera ku kononekara ko muri iyi si kuzanwa no kwifuza kubi, nk'uko bigaragara mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 3 n'uwa 4. Imbaraga yamubashiye gutsinda ni nayo atanga kugira ngo abantu bose bashobore kumvira by'ukuri, bafite imibereho inesha. Isezerano ry'agahozo rya Kristo ni isezerano ryo kunesha, aho avuga mu amagambo tubona mu byahishuwe, hari no tugiye gusorezaho igice cya 3:21, aho avuga ati unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye y'ubwami. Imana idufashe kugira ngo tumenye ko Kristo ari umuneshi,
kandi yemeye kwambara uyu mubiri, yemera kuza kuwuhuriramo n'ibigeragezo, kandi iherezo icyagaragaye n'iki ni uko atakoresheje ubumana ngo abanyabyaha bashirire imbere ye, ahubwo yemeye ubwo bumana kugira ngo busa n'ubuzigamwe, maze araza arwanira muri uyu mubiri kandi aratsinda, ntiyigera akora icyaha, ahinduka umuneshi. Kandi niyo musa none atanga isezerano ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe y'ubwami. Imana itubashishe kuba abaneshi. Urugendo turimo n'urugamba turi kurwana tuzarusoze turi abaneshi. Nibyo nisabira, sabira nawe muvandimwe untegeye amatwi, mu izina rya Yesu.